agashiringi bazakabaha ariko abantu bo baritegereje. Batora umukozi kandi abantu benshi bari kuzirya, ndi kumva hari ibice byo batangiye kuziryaho ariko bose bari kuvuga ngo Michael bazamanza. Wihorere Imana yaragutoranyije, abantu bazanakumanza k'izina ryawe, sibyo? Abakunzi ba T Benjamin TV kano kanya muri kutwumviriza, turabashimira cyane kubwo kuba mudukurikirana cyane, tubabwira ati Imana ikomeze ibarinde, rukunde gumeho kandi mukomeze mukore subscribe, share, comment and likes. Kuko mubireba ahangaha turi kumwe n'umubyeyi, ni umubyeyi kuko arubatse, afite abana, ni umugabo ushoboye, ni umuyobozi. Ntabwo nashobora kumwanzura ngo mbimareyo kuko sinje wamubyaye, ariko ni umugabo ushoboye kwivugaho mbe muri make. Ijambo ararifite, ashoboye kwivugaho, abamuzi ngira ngo abantu bamuzi mwabihamya. Reka nawe yivugire, abakureho. Umeze ute? Ndaho mutware. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Twashatse kugusura uyu munsi, hari aho twari turi twumva ko ufite igitekerezo cyo kuba wayobora iyi municipality ka meya. So twashatse uyu munsi ko tuganira nawe, twereka abantu badukurikiye ku T Benjamin TV kano kanya, baganire nawe ndetse bumve ibikorwa ufite municipality ubaye unyuzemo mu 2026 kugeza muri 2031. Amazina yawe ese ubundi bakwita nde? Nakoze mutware. Amazina yanjye banyita Niyonzima Michael Bazamanza. Niyonzima Michael Bazamanza. Kandi ndi chairman LC3 wa Northern Division Kisoro Municipality. Kandi ugamije kuzaba meya wa Kisoro Municipality 2026-2031. Kandi nk'uko ubyumva, ni by'ukuri mu Northern Division tumaze gukora ibintu byinshi, kandi ibintu byinshi tumaze gukora byo biragaragara. Aba Southern Division, aba Central Division ndetse n'aba district yose barabireba kandi barabivuga, murabyumva. Muzi ko twatangiye turi gupangisha mu division offices, ariko ubu ngubu narumvishe ngo aho wabireye chairman wa Northern Division offices zarubatswe. Ndi kureba no mu gihe cyo babaga bashaka kubaka Agatare, wari ubifitemo uruhari cyane. Nari mbifitemo uruhari, kandi no mu bantu batashimye yuko Agatare kububatse ariko kari gashakwa urimo, byarakubabaje cyane. Ntabwo ariko Gatare wari wifuza, kari Agatare kakozwe. Ni Agatare ntabwo kari kakorwa nangwa. Ubu dutegereje Agatare kitwa Matipo Market. Matipo Market. Kandi nimara kuba meya wa Kisoro Municipality, ako Gatare ni kugakurikirana tukarango karubatswe mu Old Market kandi ndetse no mu Central Market, hari Gatimba Market nako tuzaka improvinga kaje ku rundi rwego rwa kubaka. Nimara kuba meya wa Kisoro Municipality, no kumekinga sure ngo ako Gatare karubatswe ku rwego rwa municipality international market. Nkabura Butare bwa Mbarara, bwa Soro, bwa Kasese, Nguru. Ubwo nibwo twenda kugira ngo dushize imbere, ndetse tukaranitawuni ngo iratse igenda ibitara. Imihanda mibi irakozwe na cyane, iriya mihanda ya Cyuhoro, Mutanda, Mutanda Road, Cyuhoro. Actually abaturage kuntu ko ngendaga numva mu baturage nje mbaga ndi ku ground, actually nanje ndi umufana wawe. Kunze kumva abantu bari kuvuga ngo Michael Bazamanza niwe washobora itawuni ya municipality. Abantu benshi ntabwo bagiye bakunda ibintu bino by'ureba, abantu bakunze kubyita ngo ibiraka. Iki kintu cyo gushira koransi ugasanga bari kuyivanga na maramu, ibitaka byo bavanye ku mazu, abantu byarababaje cyane. So abantu bashimye wavuga ngo uhagarare ku bwa meya cyane. Ibyo nibyo bimwe tugamije gukora. Kandi imihanda yose no kureba ngo ya municipality irakozwe, kurango dufatanyije n'aba LCs
nsi zirakozwe ko kugira ngo ibe iri kurebeka nk'itawuni igomba kuba ifite imihanda kayisiko ikozwe ubutare bwiza burimo actually Kisoro district y'uri kureba ni town ifite ikintu cya tourism na Uganda irabizi no hanze ya Uganda bazi ngo Kisoro actually ingagi zibaga muno kandi ingagi nicyo kintu gihenze cyane so tutabonye imihanda myiza urukurato nka municipality niyo center nimwo ba tourist hwati abo bose nimwo basohoreraga abashitsi bose bavuye za Kampala ni muno bamanzaga so babonye imihanda ipfuye baravuga ngo ngwiki so nje nagasabye abantu kuko nje nabivuze nti ndi umufana wawe nagasabye abantu ba Kisoro municipality yari bakakwihera karuru ariko ntatumeze nabi kuko yo urukura uva mu Northern Division ariko nje nkanje uri ku ground nkuko nakubyiye ba actually nje banyitaga bazamanza foot soldier iyo ndi gutamburira za Southern Central abantu bose kari weho bashakara ndi kumva ngo muhagaze mugera nko muri batanu ariko abantu bari kuvuga ngo urabaruta bose niko bari gukoresha urakoze cyane dushaka kugira ngo Kisoro municipality ije ku rundi rwego yes actually we are planning for it to be a tourism city like Fort Portal like Kabare nayo bayikoze enda kuyikora city like Mbarara and you find izo district uje kurebera cyane ziri za city nta nico badusumbya actually icyo tuburaga nabayobozi bakadufatiyeho ariko turashima Imana yakuzanye ngo ube wadufatiraho nkameya riyare niko shaka kugira ngo ije ku rundi rwego rwa tourism city kandi kugira ngo ibe tourism city cyambere ifite kuba iri very clean health wise ifite imihanda myiza ifite ibyubakwa byiza ndetse ibyaro byose nabyo bibe biri kurebeka actually uvuze ko byubakwa numva nabwira abantu nti tugomba gushimira abantu ba Kisoro municipality nanga se Kisoro yose atari na Kisoro municipality gusa tugomba gushimira umutware Boniface Harera akoze umurimo w'amani kira kizimbe cyasize hano mu town urukureba nicyo gikoze iyi town imbere yari tubonyemo abandi nka batanu yari town yakwaka kandi muri bimwe byo tugamije n'ibyibyo no gushaka investors tukarango niba hari akantu kifuzwa gukorwa neza investors gakozeho andi kuza hano nanyuze ku ishuri ryo bitaga Kisoro Vision abari kumviriza hano T Benjamin TV uyu mugabo meya atuye natwe no hano mu municipality ntabwo iwari kure unyuza hano ku Vision nubwo wagera ku Vision ukabaza ati kwa meya bazamanza nihe tumwite meya kuko ndi kumva abantu bose bashajijemo niwe bashaka so yabona mwamubonye ngira ngo yababwira ijambo rya nyuma ndetse abatabarutsa kuba mwarageze no muri uyu mwaka amahoro harakoze mutware kiko ubivuze iyi municipality kugira inatera imbere nuko tugomba kuba dufitemo n'amashuri Kisoro Vision urayibonye banagera mu buyobozi ni ishuri ryubatswe neza I am promoting education in Kisoro Vision is there it is a standard high school nayo tuyibonye Northern Division dufitiyo St Andrews Academy ya Muzeyi Trace bucyana yandi former Minister of Agriculture dufiteyo Seseme Girls ya Breasted School abandi gusabira ndetse abafite abana barangije P7 baje kwigirayo kuko ni ishuri ryiza ibyangombwa byose barabifite so really you go to Seseme Breasted Girls School kugira ngo duteze imbere ishuri ryacu we have Seseme Primary School we have very many schools within Reed Primary School we have Reed Primary School there is Rio Korite there is St. Irene's actually the best schools are in Northern Division so ngira ngo abantu kandi ayo mashuri yose cyamani numva bavuga ngo wagiye yafatiraho cyane ayo mashuri
kugira agere ku rwego agezeho Riyale natwe tugiragamo uruhare kuko Riyale support so nk'abantu ba Southern Division nabo bakifuje ngo wenda ube wafatiraho nka za St Peters, ayo mashuri ya Amazing Grace, kugira ngo nimba meya wa Kisoro municipality ayo mashuri yose turebe ngo agiye ku rundi rwego, kandi tugira ya supportinze fatanyije n'abayobozi nzaba ndi gufatanya nabo, hari aba MPs bazaba bagiyeho n'aba councillors, abo bose nshaka kugira ngo mfatanye nabo, ba technocrats ba town clerks, abo bose dufatanyije Riyale Kisoro municipality yacu yakutera imbere. Actually dufitemo na za institutions nka Kisoro municipal, dufitemo Kivi, ni amashuri menshi, dufitemo VTC Muhabura, dufitemo ndetse na universities, Metropolitan University, tukagiramo ya sciences ya Muzeyi Dr. Philemon Mateke, Kisoro Health Institute of Science and Technology, we have it there. Actually Muzeyi Mateke nawe tugomba kumushimira cyane, akoze umurimo w'amani muri Kisoro yacu. Riyale uwo musaza dukwiriye kumushimira cyane umurimo wakoze kandi aracyakora. Riyale uwo musaza dufite kukimushimira, kandi ahari hose abanyumviriza mukomeze umusabire ndetse akomeza imbaraga. Twe nka T Benjamin TV administration turashimira Muzeyi Mateke Riyale, long live rakarama, ni Imana yakuduhaye, Imana ikomeze kuyobore, rukunde gumeho. Hariho hadandi mashuri ari mu centro nayo, ayo mashuri nayo gufashwa ka Kisoro Hill, ayo maze kuba meya Riyale yatera imbere, ikintu cya education gifasheyo kandi tugishize imbere. Then urubyiruko narwo nokora ngo narwo turufashije rurushijeho gutera imbere, kuko it is now not use of tomorrow. Chairman, hano ngaha ndi kureba uri neighbor wa one of the best hotels in Kisoro, Icumbi Hotel. Aba bagabo ba nyiri Icumbi Hotel ugomba kuba ubazi neza. Abagabo bakoze na burimo w'amani, nta twarika kubashimira. Abo batware nabo no kubashimira icyo bari kudukorera hano, bari muri Kamonyi, kandi nabo batumye itawuni yacu ikomeza gutera imbere. Iyo tubonye batubarisi baza kurarayo, baza gukorerayo buri kimwe, bafite yo swimming pool, bafite yo buri kimwe mbere. So usanga hari nk'umuntu ushobora kumva Icumbi Hotel akibaza Icumbi isangwa. Icumbi nukuza hano ko ku Voice of Muhabura, ni umuhanda umwe ukamanuka aho hepfo, mbe nta buye bubona uko hareba. Aho niho Chairman nawe ubarije aho ngaho kwa meya bazamanza, barahakwereka. Okay, ni haho wamenye ko mu Northern Division dufitemo na radio. Actually numvise ngo Kisoro ubu ngubu ifite radio 3, harimo Metropolitan, Kisoro FM, Muhabura. So Metropolitan FM na Muhabura biri mu Northern Division. Kandi nabyo dukomeje gushimira aba directors bayo yo ma radio ndetse n'uwa Kisoro FM, kandi ndi gusaba ngo bakomeze ubuhereza batsindike ubuhereza bugere ku bantu, kuko bari kubutugezaho nyine umwe bufatwe na Kampala International, kugira ngo ayo ma radio aradufasha cyane. Uzi nkamwe ba politician kugira ngo ubutumwa bwawe bwumvikane, ese uba utaje hano ku TV nkahangaha birumvikana. Riyale niko turi mu February, bashobora gutabarutsa abantu babwira uti rukunde gumeho, mutabaruke ukwezi gusha kwa kabiri. Urakoze mutware, ndetse tari n'ukwezi gusha kwa kabiri kamanzi batabarutse ko barangije umwaka neza. Abantu ba Kisoro municipality bose, aba Northern Division, Central Division ndetse na Southern Division, mutabaruke kuba mwararangije 2024 neza. Kandi n'aba Kisoro district bose n'abandi banyumviriza kuri iyi radio, kandi nyine nongere mbatabarutse mu mwinjiye mwese mu mwaka musha neza wa 2025. Uyu mwaka Riyale uzababere w'amata n'ubuki.
siko yes. kandi muzagere n'igihe icy'amatora ari yare mwese muri bazima, kandi mbibutse ko hari n'igikorwa icyo kuregisitaringa abantu batari mu registers. NRM registers deadline n'uyu munsi, biyare umuntu utari wiyandikisha mu yellow book urebe ngo uriyandikishije. Akaruru muri make akaruru uragasabye, akaruru ndiyare ndagasabye, akanje ko ndakaguhaye. Urakoze cyane mutware Benjamin, kandi mukomeze mudufashe, ukomeze witorore division zose kugira ngo turebe ngo ubururu bwose ni ubwacu bwa Niyonzima Michael Bazamanza, kandi ariwe ushaka kubabera meya wa Kisoro Municipality 2026-2031. nuko come tomorrow, come and vote Mr. Niyonzima Michael Bazamanza, kandi nyabuna mumfashe muzabanze muje muramanza kuko Northern Division bahora bamanza. Wakoze cyane kuduhereza akanya abantu muri yo ngiyo nyabuna. Umugabo n'uyu nguyu ushoboye itawuni be kuzababesha agashiringi bakazane murye umenye wo gutora, sibyo yemwe?